mu by'ukuri hari inkuru wumva nawe ubwawe ukumva urababagiza agahinda gakabije. Umugabo witwa Dani Alves ngira ngo muramuzi n'umukinnyi wakanyujijeho cyane mu ikipe ya FC Barcelona, mu ikipe ya Paris Saint-Germain, mu ikipe ya Juventus, numwe mu bantu bakina inyuma ku ruhande rw'iburyo bamwe mu beza isi yagize. Ngira ngo Dani Alves muramuzi, umusore cyangwa se umugabo wavukiye mu gihugu cya Brazil, n'umu-Brazilien. Hanyuma rero yaramaze imisi 839 afunzwe. Uti byagenze gute? Muri iyo misi yose yaramaze afunzwe, ikintu cyari cyaratumye bamushyira muri gereza nuko bamushinjaga kuba yarasambanyije cyangwa se yarafashe ku ngufu umukobwa bahuriye mu mujyi wa Barcelona ndetse bagahorera mu bwiherero. Uwo mukobwa agiye gutanga ikirego avuga ko Dani Alves yamufashe ku ngufu mu bwiherero muri kamwe mu kabyiniro ko mu mujyi wa Barcelona. Hanyuma rero Dani Alves ubu ngubu yasohotse bavuga ko icyaha kitamuhama, mbega n'umwere, nta cyaha na kimwe ashinjwa. Nyuma y'imisi 839 muri gereza, Dani Alves yabuze byose kubera iri fungwa rye. Ubutunzi bwe bwabarirwaga muri $60,000,000 z'amadolari, ariko ubu ngubu byaraganutse cyane kubera ko yabuze umuryango we, yatandukanye n'umugore we mu mwaka wa 2024 nyuma yo kujya muri gereza nyine. Umugore witwaga Joan Sanz yari afite abaterankunga kuva icyo gihe. Nyuma y'ifungwa rye akimara gushinjwa gufata ku ngufu uwo mukobwa, bahise basesa amasezerano harimo na Puma. Yabuze ibintu byose, umuryango we, abaterankunga, ubukungu bwe. Iyo myaka yose ayimaze muri gereza, akagombye kuba yarakoze ibindi bintu byinshi. Mu by'ukuri imwe mu nkuru nabonye nanjye nkumva ngize agahinda, nkumva irambabaje cyane kabisa. Ikindi kintu kibabaje cyane kuri iyi nkuru nuko uwo mukobwa kugeza aka kanya amazina ye ntabwo azwi ndetse nta n'ikintu akurikiranweho. Nubwo ikirego cye cyateshejwe agaciro bagasanga Dani Alves arengana, uyu mukobwa nta kintu na kimwe ari gukurikiranwaho. Uwo ari we bibayeho wabigenza gute? Wabyifata mute? Hanyuma rero muse ushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, imyenda, inkweto, imitako, ariho hose ku isi, aba muri Amerika cyangwa se mu Burayi, hariho hose, ngwino ukorane natwe. Dukorana na DHL, ibintu byawe bikugeraho nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 y'akazi. Ngwino dukorane. Uramutse ushaka ko dukorana, duhamagara kuri 079 338 68951. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp watwandikira. Komeza kugubwa neza aho uherereye ndetse ibihe byiza cyane.